Perezida Kagame yavuze ubuzima bugoye banyuzemo mu buhungiro n'isomo yakuyemo ikaze. Perezida Paul Kagame yavuze ko ubwo yari mu buhungiro n'umuryango we banyuze muri byinshi kugeza ubwo nyina ajyaga guhingira amafaranga kugira ngo babone ibyo kurya, ndetse anagaruka ku isomo se yamwigishije akaba akirigenderaho kugeza uyu munsi. Umukuru w'igihugu yabigarutseho ku mugoroba kuri uyu wa 12 Ugushyingo 2022 ubwo yagezaga ijambo ku bitabiriye umugoroba w'igitaramo giherekeza ihuriro rya 15 ry'umuryango Unity Club Ntwararumuri. Perezida Kagame yabyawe na Asteria Bisinda Rutagambwa na Deogratias Rutagambwa ubwo yari afite imyaka 4 y'amavuko, nibwo we n'umuryango we bahunze bava mu Rwanda. Gusa ngubwo bari mu nzira bahunga abaje kuyisanga banyuze ukubiri na se wabo ubabyara. Papa umubyara Deogratias Rutagambwa yanyuze mu Burundi yambuka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo za Bukavu aza kugera i Goma, aza gukomeza muri Uganda, ari naho yongeye kubonanira n'umuryango we bahuriye ahitwa Kamwezi muri Kabare. Ati amateka ni ikintu cyiza cyane cyangwa isi ubanza ari nto cyane. Ahantu twashyikiye bwa mbere muri Uganda twambuka umupaka, hakurya y'umupaka aha Kamwezi ni wabo w'umuntu wahoze ari perezida w'urukiko rw'ikirenga Sam Rugege. Ese twambutse umupaka twakodesheje inzu ye, ubwo nari nishyizemo ngo twarakodesheje nari mpari, ariko mu bakodesheje ntabwo mbarizwamo. Umukuru w'igihugu yavuze ko nyuma abaje kwimuka bajya kuba mu nkambi ya Cungerezi Murankore, nyuma bahava bajya ahitwa Toro, aho umuryango we wabayeho mu buzima buciriritse kugeza n'ubwo nyina yajyaga guhinga kugira ngo babone imibereho. Akomeza agira ati hari ibintu bibiri wenda biraza kubasetsa ariko birimo isomo rikomeye cyane, ibindi birababaje. Icya mbere, njye nk'umwana muto ikintu nahigiye kandi nkigiye mu muryango ndetse kigahora akinza mu mutwe kurinda ngeze iyi myaka. Nari kumwe na data umbyara, twagiye gusura abantu b'impunzi hirya yaho twari dutuye, tugaruka adusanga ahantu hari abahigi kuko twari mu mashyamba. Perezida Kagame yavuze ko ubwo we n'umubyeyi we bari bageze kuri abo bahigi bavumbuye inyamaswa yisha ariko isimbuka inshundura zakoreshwaga mu guhiga, yiruka yerekeza mu nkambi. Ati urareba aka kanyamaswa gacitse bariya abantu bagahigaga. Ati buriya tugeze mu rugo tugasanga akinjiye mu nzu, kahungiye mu nzu yacu, uzi ko nta burenganzira dufite bwo kugafata ngo tukabage tukarye kubera ko dushonje. Ndamubaza nti kuki? Ati usibye ibyo nta nubwo twagafata ngo tugahereze ba nyirako bari abantu bari kugahiga. Icyo twakora ni ukukareka akakagenda kakazaba akagwa ku bandi. Yakomeje agira ati buri gihe icyo kintu cyakomezaga kinza mu mutwe kugeza n'uyu munsi, kuko cyari gifite uburemere bwo kuvuga ngo si inyamaswa twahize yacitse irahungisha ubuzima bwayo, igize amahirwe icitse abayihegaga yinjiye mu rugo. Ni nko kuvuga ngo twaba dukoze ishyano uwo mugayo ntitwazawukira. Perezida Kagame avuga ko kuba iyo ari inyamaswa bivuze ko ku bantu byo bifite uburemere burenzeho. Mama we yajyaga guhinga kugira ngo babone ibyo kurya. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rufite amateka maremare yiganjemo amabi arimo ayo azi yababayeho akiri umwana, ibyabaye imbere ye ndetse n'ibyo yiboneye amaze gukura.
avuga ko se yitabye Imana mu 1972 ubwo yari afite imyaka mike, ariko ngo mu byamwishe nubwo yazize uburwayi bifite ahandi byakomotse. Yari umucuruzi uri mu batangije kampani y'ubucuruzi yarezwi cyane mu Rwanda yitwaga Trafipro. Ati burya Trafipro ni ya data, niwe wayishinze mu 1955. Amateka n'igitangaza mfite n'ibipapuro byayo na sinya ye iriho, ariko baje kuyimwambura. Muri ayo mateka y'u Rwanda bamwe mu bayungukiyemo baracyariho, bamwe barahari, abandi barapfuye. Hari nabo nagerageje kwegera ngo mbabaze n'ayo mateka bakampunga ntibabashe kuyambwira. Avuga ko se amaze gutangiza Trafipro yashyizemo abo bafatanyaga barimo uwitwa Gaposho na Murana n'abandi. Uretse iryo shoramari kandi se yari n'umucuruzi w'ikawa. Ati yari rwiyemezamirimo. Inkuru rero nza kubagezaho ni iyihe? Ubwo turi mu mpunzi yisanze mu buzima, mu mutwe we yumvaga nta kintu yabukorera kugira ngo abuvemo, ahubwo yahitagamo kumva ko yapfa. Icyo bivuze ni iki? Mama we ntabyo yari amenyereye, ariko yafashe isuka kugira ngo tubeho. Perezida Kagame yavuze ko impamvu abwiye abantu iyi nkuru ari ukwibutsa ko iteka umuntu agira amahitamo aganisha ku byiza cyangwa amuganisha ahabi. Ati ibi byose ndabivugira ikintu cyangwa icyatumye mbibabwira niki? Mu buzima bw'umuntu, ubw'umuryango n'ubw'igihugu harimo ingorane nyinshi. Wahitamo guhangana nazo ugakora ibishoboka byose, n'ibyo utaruzi, n'ibyo utigeze wenda bikakugeza ku wundi munsi, ikindi gihe bigatuma ugera ku kindi, cyangwa se bishobora no gutuma ukora ibibi bidakwiye, wenda niyo byakurenza iminsi imbere ikibi wakoze kikagusanga. Ubwo hagati aho abandi baba babiguyemo nabo ntibagira uko bangana. Cyangwa se icya gatatu, ushobora kwiheba ukavamo uti njyewe n'undi. Iteka abantu bagira amahitamo. Yavuze ko uburyo bwiza bwo guhitamo ari ukuba umuntu wakwibaza ubwe, akipima we ubwe kugira ngo yisuzume arebe neza ikibazo afite. Hasta la vista.